Inshuti bavandimwe mudahwema kubana nanjye mu biganiro bitandukanye bigaruka ku buzima bwacu, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Reka mbabwire ikintu kimwe, nta kintu kimbabaza cyane nko kubona abantu baraheranwe n'indwara kandi duturanye n'imiti yazivura zikabasha gukira neza. Cyakora bamwe babiterwa n'agasuzuguro, abandi babiterwa n'ihinyu, abandi babiterwa n'umurengwe, abandi babiterwa n'ubunenganenzi, maze bamara kutita kuri iyi miti twarazwe n'abadutanze kubona izuba, indwara zikarushaho kubazahaza. Nk'ubu ngubu abantu bamaze kuzongwa n'inkorora, ibicurane, indwara zo mu muhogo, kandi hari umuti woroheje cyane bakora bakabasha gukira izi ndwara neza. Fata ikiyiko cy'ubuki ugishyire mu rwabya, noneho uvangemo n'ikiyiko cy'umutobe w'indimu n'ikiyiko cy'umutobe w'amacunga, uvangemo na kagikukuri gakeya, ubivange binoge neza. Ikiyiko kimwe ukinywe mu gitondo utararya, ikindi ukinywe nimugoroba utararyama. Uyu muti ni ingenzi cyane ku nkorora, ku bicurane, amahwima, gusarara, gusefura n'izindi ndwara nyinshi zikunze kwibasira umuhogo. Kandi iyo umuntu awukoresheje neza, anywa n'amazi y'akazuyaze akayanywa cyane cyane atararya, byanga bikunze agera ku ntego nziza y'ubuzima. Koresha uyu muti nawe uzarushaho kugubwa neza ndetse no kugira ubuzima bwiza. Icyakora nkakumenyesha yuko hari igihe tukurangira imiti ntubashe gukira neza bitewe n'uko utubahiriza n'andi mahame y'ubuzima. Ushaka ubuzima bwiza yubahiriza aya mahame akomeye avuga ati, nibura mu gitondo umaze kunywa umuti hashira nk'isaha ukwiriye kunywa amazi y'akazuyaze, noneho hashira nk'amasaha 2 ukarya ibyo kurya wateguye neza, ukongera kunywa amazi mu masaa 6, saa 5, ibya nyuma ya saa 6 ukabirya hagati ya saa 6 ndetse na saa 9. Nijoro ntugire ikintu na kimwe ukoza mu kanwa. Kurya nijoro ugahita uryama ni intandaro y'indwara nyinshi, kandi abantu ntabwo babasha gukiriza indwara batabashe guca ukubiri n'iyi ngeso yo kurya nijoro bagahita baryama. Kandi ikimenyimenyi ingaruka z'iyi ngeso yo kurya bagahita baryama bahita bazibonaho, nko kurara mu nzozi mbi, kubura ibitotsi, kudasinzira neza, kubyuka bavunaguritse, guhorana uburwayi bw'umutwe, kuribwa n'umutwe, indwara z'amaso, indwara z'uruhu. Ushaka kuzikira neza atandukana n'iyi ngeso. Iyo yamaze gutandukana nayo neza, akubahiriza n'izindi nama z'ubuzima tudahwema kumusangiza buri munsi, byanga bikunze uyu muntu agira ubuzima bwiza kandi yishimiye. Ibyo birashoboka. Noneho niba umuntu yaraheranwe n'indwara zikomeye, muri cya gihe cy'amafunguro mu mwanya wo guteka ibyo kurya, yirira ibyo kurya bibisi. Nka mu gitondo akarya salade y'imboga zitandukanye nk'amashu, karoti, beterave, puwavuro, za seleri, epinari ndetse n'izindi mboga yarya ari mbisi. Ashobora no kumara kuzirya agahekenya ibiyiko 3 by'ubunyobwa cyangwa ibiyiko 2 bya sezame, cyangwa agahekenya umwumbati cyangwa se ikijumba. Ibi byose umuntu yabirya ari bibisi. Noneho nyuma ya saa 6 akarya imbuto gusa. Ubu ni uburyo bwo kwiyiriza ubusa umuntu yakoze ibishoboka byose agasukura umubiri we. Iyo umuntu yamaze gusukura umubiri we, abahanga bavuga yuko atongera guhura n'indwara. Muri iki gitabo mfashe mu biganza cyitwa La Nourriture Vivante, bavuzemo interuro ikomeye, baravuga bati un corps purifié par le crudité. Ndasubiramo, un corps purifié par le régime cru cyangwa se crudité ne tombe pas malade. Umubiri usukujwe n'ibyo kurya bibisi ntabwo ushobora kurwara na rimwe. Je vous assure, ndabarahiye kandi ni isezerano rikomeye cyane. Iyo umuntu yakoze ibishoboka byose agasukuza umubiri we ibyo kurya bibisi, yizeye ko ari bizima kandi yateguye neza, ntabwo ashobora kongera kurwara, kandi indwara yararwaye nazo zibasha gukira kandi zigakira neza. Aya niyo mabanga tudahwema kubasangiza mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi abayubahiriza buri munsi byanga bikunze bagira ubuzima bwiza. Nawe niba ari bwo bwa mbere twari duhuriye muri ibi biganiro, kanda subscribe n'inzogera kuri iyi buto, uzarushaho kugira ubuzima bwiza uko bukeye n'uko bwije.
noneho munyemerere mbe mbasezeyeho maze tuzongere kugira amahirwe yo kubonana muri video y'ubutaha. Bye bye, God bless you so much my dear friends.